nongeye kubasuhuza inshuti bakunze mwakanze subscribe kuri iyi YouTube channel yanyu. Nkuko twiyemeje kubagezaho ubumenyi mu bintu bitandukanye, ariko tukazajya twibanda ku bintu by'ikoranabuhanga ndetse n'ubushakashatsi ku bintu by'ubumenyi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ku jambo mukunze guhura naryo ahantu henshi cyane ryitwa KYC. KYC hari abantu batazi KYC ngo ni iki, ariko muri iyi minsi iri jambo abantu benshi bari guhura naryo, cyane cyane abantu bari gukoresha ama application ajyanye na mining cyangwa se mu bintu bya cryptocurrency n'amafaranga y'ikoranabuhanga muri rusange. Iyi KYC rero ni ijambo ry'impine ryo mu magambo, ni amagambo y'icyongereza y'impine atatu avuga ngo know your customer. Ni inyuguti ya K na ya na C, KYC. Mu Kinyarwanda rero bivuga menya umukiriya wawe. Akaba ari inzira ikoreshwa mu bucuruzi kugira ngo igenzure umwirondoro w'abakiriya. Uvuga ngo sosiyete ikoresha amafaranga, si n'amafaranga gusa ariko cyane cyane bikunda gukoreshwa ku mafaranga y'ikoranabuhanga. Bikoreshwa rero kugira ngo bamenye umwirondoro w'umukiriya wabo. Hanyuma noneho ni igice cy'ingenzi cy'amabwiriza yo kurwanya amafaranga atemewe. Niyo mpamvu bagusaba gukora icyo bita KYC. Aya mafaranga rero atemewe, murabizi neza yuko mu bihugu byose amafaranga abantu batunze agomba kuba afite n'igisobanuro cyayo. KYC rero ni uburyo bumwe butuma abantu badakoresha amafaranga babonye mu bikorwa bitemewe n'amategeko. Kandi noneho bagafasha, iyi KYC ifasha gukumira uburiganya n'ibindi bikorwa bitemewe. Reka dufate urugero, hari abantu baba barakoze KYC ariko batazi ko ari KYC bari gukora. Dufate urugero nko muri MTN cyangwa se Airtel. Muzi neza ko ubu ngubu iyo ugiye kugura simukadi nshya cyangwa se ukajya guswapisha simukadi yawe wari usanzwe ufite, urabona yuko baragufotora. Iyo bagufotoye rero, kiriya gihe bari gusikana isura yawe, iriya ni KYC baba bakora. Nk'abantu bakoze ama KYC mu application atandukanye, urugero nko muri za Binance, za Bitget, za OKX, za Pi Network, ahantu henshi nyine mubona yuko bagusaba icyo bita KYC, ukuzuzamo email yawe, nimero ya telefone, donc umwirondoro wawe, hakageraho n'igice cyo kugufata isura. Ibi ngibi nibyo bintu bigezweho, kuko mbere ikoranabuhanga ritaraba cyane, waragenda ugatanga nimero y'indangamuntu yawe bakakwandika, hamwe na hamwe ugatanga ifoto yawe ngufi. Ariko ubu ngubu ntabwo ibyo bikigezweho cyane, basigaye bakoresha ikoranabuhanga. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bishya. KYC ntabwo ari ikintu gishya, ni ibintu bisanzwe. Ibikorwa bya KYC rero mu bisanzwe bikubiyemo gukusanya amakuru yihariye ku bakiriya, nk'izina ryabo nyine abakiriya, itariki wavukiyeho, hamwe na aderesi. Aya makuru noneho akoreshwa mu kugenzura umwirondoro w'abakiriya, akenshi binyuze mu murongo watanzwe na leta cyangwa se izindi nyandiko zemewe. Noneho inzira ikaba ishobora kuba ikubiyemo kugenzura amateka y'imari y'umukiriya no gukora igenzura ry'imbere. KYC rero ni ngombwa kuko ifasha abacuruzi kwemeza ko bakora ubucuruzi n'abakiriya bemewe, kandi atari ku bantu bashobora kwishora mu bikorwa bitemewe. Ifasha kandi ubucuruzi kubahiriza amabwiriza asabwa no kwirinda ihazabu cyangwa gukurikiranwa n'amategeko. Inzira ya KYC
ikora mu ikusanyamakuru y'umukiriya no kugenzura umwirondoro wabo. Aya makuru noneho akoreshwa mu gusuzuma imiterere y'umukiriya no kumenya niba bemerewe gukora ubucuruzi n'isosiyete. Noneho mu bikorwa bisanzwe byikora kandi bishobora kurangizwa vuba, bigatuma inzira nziza ku bucuruzi bugenzurwa ndetse n'abakiriya babo bakagenzurwa. Noneho abakiriya bakaba bashobora no kubahiriza amabwiriza. Iyo ukora KYC bagusaba kubaha amabwiriza nyine baba barashyizeho, icyo bita terms and conditions. Rero abantu badasobanukiwe KYC muri make ni icyo ngicyo imaze, ntabwo ari ikintu gikomeye. Hari igihe uba ufunguye nka application runaka bakubwira ngo kora KYC, kumva KYC ni ikintu gishya kuri wowe utazi. Muri make KYC ni ako ngako. Ese iyi video hari ikintu wumvisemo? Iri jambo KYC urarisobanukiwe? Niba hari akandi kantu wumva twagukoreraho ubushakashatsi, jya muri comment utubwire, hanyuma nurangiza ukoreshe. Ndakeka hari abantu benshi badasobanukiwe iri jambo KYC icyo ari cyo, bibasangize nabo bunguke ubumenyi. Ikindi, niba hari ikindi kintu wumva twazagukoreraho ubushakashatsi, bidushyire muri comment, ukore like, niba uri mushya kuri uru rubuga ukore subscribe. Hari n'izindi video twakoze zabanje zirimo ubumenyi buhambaye. Murakoze rero, video zo zirahari nyinshi cyane. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ubane natwe igihe cyose dushyize ikintu cyangwa se dushyize video, twaporodinze video, uzajya uyibona mu bantu ba mbere. Ciao ciao.